ahubwo umugabo uko umugore we yaba ameze kose kubera ko bisaba akamwitangira. Kristo yitangiye banditse, Kristo yitangiye abanyabyaha, Kristo yitangiye abanyabyaha, yatwitangiye tudasobanutse, yatwitangiye tutagaragara, twakoze ibyaha twakira ubwiza bw'iki bw'Imana niko bivuga. Ariko reba kugira ngo noneho Kristo we aze atwitangira avuga ati aho kugira ngo umunyabyaha apfe, kandi we n'umukiranutsi, aho kugira ngo umunyabyaha apfe, aho ni urukundo rushingiye nyine. Ngewe ndemera gupfa mu kimbo cy'umunyabyaha ahubwo ahinduka umukiranutsi. Noneho hano rero abagabo ijambo ry'Imana babwira ko bagomba ndetse gukunda abagore byanaba ngombwa bakabitangira. None nikosa ki Sara yaba yarakoze? Hari abagabo mutangiye gutsindwa. Hano nikosa ki Sara yakoze? Ubu uri umutware w'urugo, ndubwira umugore amakosa yakoze, wenda ngo murondore yegisikize kuri wowe, none ugafata ingamba zo kumureka ngo ababare, ababare atekereze nabi, kandi ari we wagombye kumurengera. Aha rero nabwo dusomye kino cyanditswe, kabone nubwo Sara yaba yaragize amakosa tutari twabona, ariko tubona neza ko Sara agomba kurenganurwa kubera ko uyu mugabo nafite ikibazo cyane cyo kuba atazi inshingano ze zibagomba akari umutware akaba umutwe. Mbega ubwo yaba nk'umuperezida warasa bombe mu gihugu cye, ukaba yishe abaturage cyane. Nagira ngo noneho tunagira ku musozo w'ikiganiro udufashe turebere hamwe ashobora. Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze. Uyu ni wa mwanya mwarimo kumbuye muri benshi. Aha turi ni ku Mwizera TV show. Ndabizi ko udukunda cyane. Niba uyu mwanya nawe wongeye kwisanga ahangaha uri kumwe natwe, no kubera ko uyu munsi hari ibintu by'ingenzi ugomba kumva cyane. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe turi kumwe na Pastor. Reka bari ubanza kwivuga mbere uko nge nivuga. Murakoze cyane abakunzi bakurikirana ibiganiro byacu kuri Umwizera TV show. Twongeye kubakira kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi ashimira n'umunyamakuru Ingiro unyakiriye muri studio y'iyi televiziyo. Amahoro y'Imana abe namwe. Arakoze cyane. Ubwo yamvuze nyine ni Ngiro Theory, nanjye ndabakunda cyane kandi byiza kubana namwe hano ku Mwizera TV show. Hanyuma rero Pastor ukaba n'umunyamakuru, uyu munsi turi kumwe. Ngira ngo ari ikiganiro kidasanzwe, ngira ngo iyi ni episode ya mbere yacyo. Yego. Tugiye gutambutsa ahangaha, kandi bizi ko ikiganiro kizafasha abantu benshi. Ngira ngo mbere yuko ngira icyo mbivugaho, kubera ko nyirizina ni wowe uzajya udufasha gusesengura ndetse no kubyumva neza cyane, kubera ko mufite experience navuga ko ihagije. Hiyongera n'ubumenyi muherutse, ngira ngo muherutse kubona graduatinze ku bijyanye n'itangazamakuru. Congratulations by the way. Merci beaucoup. Yeah. Uyu munsi nyine nari nsanzwe ndi apotre, ariko ubu ngubu ndi journalist, apotre Anastase. Ngira ngo kandi byose nta kibangamiye ikindi cyane rwose, kuko icyo ngamije n'ubundi ijambo ry'Imana n'imibereho myiza y'abaturage, kubahugura kandi dukoresha ijambo ry'Imana n'ubundi birisanga cyane rwose. Ibi nibyo bigira ikiremwa muntu. Hanyuma rero ngira ngo Pastor Apotre araza kudufasha turusheho kubyumva neza. Ariko ikiganiro cy'uyu munsi na episode ya mbere, mu kiganiro cy'umwihariko kizajya kinyura hano ku Mwizera TV show, cyitwa impuguro zigenewe abubaka urugo. Ubyumvishe neza cyane. Ikiganiro cyitwa impuguro zigenewe abubaka urugo. Nuvuga ngo Pastor nkuko ari buze kubitubwira, Apotre araza kubidusobanura neza cyane. Hano harimo abubatsi, yego, harimo na condition zo guhugurwa, zo guhugurwa, hakazamo noneho n'abateganya kubaka. Yego, bivuze ngo niba utarubaka ubwo n'urubyiruko, ntabwo ndi bumena amabanga yanjye ahangaha. Hanyuma niba utarubaka ukaba uri kureba iki kiganiro uyu munsi, ndagira ngo nkwinginge ngusabe uze gutega amatwi, kuko hari byinshi ubuze kungukiramo kandi nawe bizagufasha kugira urugo rwiza. Kubera ko hari byinshi tugiye guhabwa na Apotre, kubera ko we amaze igihe kitari gito yubatse, afite experience yakuye mu rugo rwe, akagira na experience y'izindi ngo yagiye ahura nazo, kubera ko afite uburambe mu kuba yaganira n'abantu ndetse no kumenya n'ibibazo bijyanye no kubaka ingo hifashishijwe ijambo ry'Imana, asobanukiwe cyane. Ngayo nguko rero. Hanyuma rero uraza kutubwira ese ni uruhe rugo wubatse
nyuma y'iki kiganiro uze kubyandika muri comment, kandi nongere nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha rwose koresha umutima nama wawe ukore kuri subscribe, ulayikinga iki kiganiro, nurangiza uduhe igitekerezo cyangwa inyunganizi, cyangwa se n'ibyo turi kuvuga nawe ari bwo buzima urimo cyangwa se wahuye nabwo nyuma ukaza kubwovakaninga cyangwa se ukaza kubona igisubizo, utubwire muri comment, tuguhaye nawe umwanya n'uburenganzira bwawe. Hanyuma rero reka nemerere pastor n'ubundi adutangire muri make kugira ngo adufungurire ikiganiro muri rusange. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro cyerekeranye n'impuguro zagenewe abubaka urugo, reka nabwo twese uko dukurikirana kino kiganiro tubanze dusenge duha Imana icyubahiro. Turagushima data wa twese uhoraho, umwungeri mwiza, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Tugushimiye ko mwami Imana waduhaye uyu mwanya, iyo utabishaka ntabwo twari kuba tugihumeka, nta nubwo twari kuvuga ngo byemere, ariko kubera ko mwami Imana wabishimye ukabishaka, ndetse tukagushimira ubwenge n'ubumenyi waduhaye bwo kugira ngo dufashishe abandi biturutse no mu ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyangwa se no mu ijuru, yobora ikiganiro cyacu muri twe, ubuntu bwawe buganze muri twe, kandi kigirire benshi bacyumva akamaro. Tubyambaje tugize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ngira ngo rero mboneyeho kongera nyine kubasuhuza nk'uko bampaye ikaze kuri televiziyo kugira ngo tugire kino kiganiro. Ubusanzwe mfite ibiganiro byinshi njya ntanga birebana cyane n'imyizerere cyangwa se n'ijambo ry'Imana, ariko nabwo iki kiganiro kiranejeje cyane. Nshimira n'umunyamakuru Ngiro Thierry, wowe wishimiye ko twaza kuganira kuri iki kiganiro, ko n'ubundi nagombye kuba n'ubundi niyo ntaba natumiwe muri cyo, ariko kiri mu byo nagombye kwigisha. Ndagira ngo wenda tuze kubanza kureba ikibazo turaza kuganira nk'uko yabishatse, ni ikibazo kirebana n'ingo, abubaka ingo cyangwa se abubatse ingo. Impuguro bahabwa ni izihe? Burya iyo ikintu kijemo kuvuga ngo gihabwa impuguro, biba bigaragaza neza ko gishobora no kubamo ibibazo. Kandi koko maze igihe urubyiruko rumbaza, by the way n'umunyamakuru uri murambaza nawe aracyari urubyiruko, ni singo. Abenshi mujya mukurikira kuri televiziyo Ngiro, muzamubonaho, ni umusore ukunda gukoresha icyongereza cyane, nubwo atari kubiyereka hano kuri kamera, ariko nabwo akaba nabwo afite umushinga. Buriya afite umushinga, niyo mpamvu mbajije. Ngira ngo ibintu byerekeranye n'ingo abantu benshi bamaze igihe babibaza, bajya bakunda kubibaza. Hari n'ibindi biganiro bitambuka ku mateleviziyo atandukanye, abagira ngo bamenye se kubera iki, ni gute umuntu yakubaka urugo. Ese ingo z'iki gihe zifite ishu zitandukanye, bigaca urubyiruko intege mu buryo bwo kubaka ingo. Ngira ngo ni nayo mpamvu uyu munsi iki kiganiro turaza kukirebaho. Ariko urugo, ntabwo navuga ko urugo ari ikintu kitariho. Nta muntu wavuga ngo urugo is not nothing, wenda ngo ni ikintu kitariho cyangwa se kitari cyo. D'abord tuze kubanza kumenya ko urugo mu ijambo ry'Imana rusanishwa n'ubwami bw'Imana cyangwa se ijuru. Uzumva abantu bakunda kuvuga ngo urugo ni ijuru ritoye. Ni ukuvuga ngo tubanze tubone ko urugo ari ikintu cyiza cyane twagombye kubaha. Urugo akaba ari creativity y'Imana yakoze mu buryo bwo kugira ngo ubwoko bwayo haboneke family in God, cyangwa se haboneke umuryango wo mu ijuru. Nicyo bita ubundi urugo. Ubundi urugo ni umuryango wo mu ijuru, ubwoko bw'abana b'Imana. Kubera ko iyo urebye mu itangiriro uburyo urugo rwabayeho, ni naho rwatangiriye. Nyine tubona mu gitabo cy'itangiriro, urugo rwabayeho nyuma yo kurema ibindi bintu byose, harimo isi n'ijuru, harimo n'ibindi biri ku isi. Imana yaje kurema umuntu wo kubiyobora. Wa muntu rero kubiyobora niwe Imana yakomporejeho urugo, ikora family yuko uwo muntu agomba kugira ubutware, ariko ubwo butware bukaba ari umuryango. Uwo muryango rero w'umugabo n'umugore ndetse wiproduizaho abandi bantu, abana, niwo rero waje kwitwa urugo. Mu yandi magambo twabonye ko is the part of heaven. Urumva ni igice cy'ijuru bwite. So rero urugo rukaba rufite ibyo rwashingiyeho. Iyo urebye tuya tunabyigisha abantu bubaka ingo, wenda urubyiruko raza kugenda runabyumva muri iyi nyigisho, ikintu cyashingiweho cyangwa se ishingiro urugo rufite n'ibintu bigeza kuri bitatu. Iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro, mu bitabo bya Bibiliya, mu gice cyaho cya kabiri umurongo wa 18,
hari icyo tuhabona ngo Imana irebye ko umuntu adakwiriye kuba wenyine. Urumva turi nabwo muri value cyangwa se mu nyungu cyangwa se mu mumaro w'urugo n'inkomoko yarwo. Imana ibona ko umuntu adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ngira ngo Bibiliya yerekana abantu babiri baremwe bwa mbere, mu gice kimwe iravuga ngo ni ko umugabo n'umugore baremwe, ariko tubona neza ko mu kuremwa habanje kuremwa umugabo ari we Adamu, hanyuma ngo Imana iramusinziriza, ariko Bibiliya itubwira imukuramo urubavu, urwo rubavu narwo irwita umugore we. Urubavu rero bisobanuye the part of body, no kuvuga ngo ni igice cy'umubiri gisobanuye ko ari umubiri umwe. Nicyo bishatse gusobanura. Hanyuma iyo dusemye n'ubundi muri Genesis cyangwa se Itangiriro, igice cyawo cya mbere umurongo wa 28, Uwiteka Imana irongera avuga ngo mubyare mwororoke mwuzurize. Iyo ni purpose cyangwa se umugambi w'Imana mu kubaka urugo. Nabo bakora urugo bagomba kumenya ibyo bintu, bakamenya se kubera icyo urugo ruhari. Ntabwo ari na stazi yengewe apotre cyangwa se ntabwo ari ngiro nk'umunyamakuru witurungira kuvuga ngo reka nge nubaka urugo biturutse mu ntekerezo ze. Nabyo birakwiriye kugira ngo tumenye inkomoko yabyo. So tukabona indi mpamvu shingiro y'urugo mu kubaka urugo, impamvu tubiherewe no kujya tuze gusubiza ikibazo cyangwa se tuze kubona uko dukora discussion kuri iyi deba, hanyuma bize no kungura ababyumva. Nabwo indi mpamvu shingiro ya gatatu yavuzwe n'intumwa Paulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye itorero ry'Abikorinto mu gice cya 7 avuga ibyerekeranye n'ishyingirwa, aza kuvuga mu mirongo yawo ya mbere ngo kubwo kwirinda gusambana umuntu wese agiriwe mugore kandi agiriwe mugabo. Nibyo bintu uko ari bitatu bishingiyeho kubaka urugo cyangwa se bikubiyemo umugambi wo kubaka urugo. Hanyuma rero iyo turebye urugo rubaho muri ubwo buryo, tukabona ko urugo ari itsinda ry'abantu babiri bakomokwaho n'abandi bantu, umugabo n'umugore cyangwa se ingaragu noneho n'inkumi, bagirana umugambi wo kubana, kuba hamwe, gukora kumwe, hanyuma bagendereye intego imwe kandi bagendeye mu mujyo umwe kubw'umugambi wo gukomokwaho n'undi muryango ubitirirwa. Ni ukuvuga ngo uwo mugambi rero ni ubatera kubana, ukabatera kubana. Iyo abantu babana ntabwo ari bya bintu by'ubucuti busanzwe, ahubwo kubana mukaba hamwe, mukaba kumwe, mugakora kumwe. Urumva ko nicyo bita urugo. Hanyuma uwo musore n'iyo nkumi nibo rero bongera kwitwa iyo bamaze gushyira umugambi wabo mu bikorwa, kubera commitment, kwiyemeza kwabo, nibyo rero byitwa umugabo n'umugore. Bakitwa rero umugabo n'umugore iyo bamaze guhuriza hamwe, bakaba hamwe, kandi ibyo byo guhuriza hamwe ni uko bahuza imibiri yabo. Mu rundi ruhande ngira ngo iyo bavuze urugo ntabwo ari uruzitiro. Njya kubwira abantu bavanga urugo, hari ibindi byitwa urugo ariko bitari urugo nyakuri. Uru rugo turi kuvuga ntabwo ari igipangu, ahubwo uru rugo turi kuvuga ni urugo rukomoka mu guhuza ibitsina, mu mibonano mpuzabitsina y'umusore n'umukobwa bafite umugambi wo kubana akaramata. Ubwo ni ukubana akaramata, ni ukuvuga ko iyo sexe ntabwo izavaho, izahoraho. Turaza no kubona impamvu yabyo. Hanyuma bamara kubyiyemeza, bakaba banafitemo n'umugambi muri rya huza ryabo ry'imibiri cyangwa se ryo guhuza igitsina, hakaba bafitemo n'umugambi wo kugira ngo biproduise bakurikije umugambi w'Imana uko twayibonye, habazakomokaho n'abandi bantu nabo baba abantu bakuze bafite n'abana. Murabizi ko no mu buryo bw'abantu cyangwa se mu muco wacu ndetse n'amategeko ya leta adefinisa ko urugo ari umugabo n'umugore n'abana. Abana rero baboneka ari uko papa na mama wabo babonanye, ubundi bakiproduiza bakabyara nabo abandi bantu. Urwo rero nirwo rugo ntabwo twabijyana kure. Ngira ngo mu buryo busanzwe twavuga byinshi, nawe ufite uko byumva, ariko icyo twasobanura ku rugo nicyo ngicyo. Hanyuma tubihuje n'ijambo ry'Imana nyine n'ibya bintu twavuze, usanga ni umuryango mushya w'abantu b'Imana. Twabivuze ni umuryango mushya w'abantu b'Imana uturuka mu kubana k'umusore n'inkumi kubw'umugambi wo kubaha ijambo ry'Imana no kubana akaramata. Akaramata bisobanuye ko abo bantu buryo bagiye kwihuzamo no kubanamo batazarekurana,
cyangwa se ngo umwe yongera asubire uko yahoze. Numva icyo ari igice cya mbere. Ngayo ngoko. Urakoze cyane. Hanyuma rero urakoze cyane, ibyo nifuzaga ko mbere na mbere tunyuriramo muri make mbere yuko tuninjira mu kiganiro nyirizina. Nge wamaze kubivuga ntabwo ndibuze kubihunga, ndi urubyiruko niho ngana, bivuze ngo ndaza kugerageza kubariza umuntu w'urubyiruko nkanjye ushobora kubipanga vuba cyangwa se wenda yenda kubikora, hanyuma akaba agize amahirwe yo kureba iki kiganiro. Hari ibyo umaze kutubwira bishingiye ku ijambo ry'Imana ku bijyanye n'urugo, ibyo byose ntabwo ndibuze kubisubiramo, ahubwo ngenda ndaza kwibaza nti abenshi mu rubyiruko bashobora kuba batekereza ngo kubaka urugo ni ukugira umugore, hanyuma akaba ari umugore, umugabo agaprovidinga cyangwa se agashakisha agakorera amafaranga, ibyo kurya bikaba bihari mu rugo, hanyuma hakaza no kubona cya kintu cyo kuvuga ngo wenda azabona sex, bazakora sex, iyo ngeso wenda avuga ngo ntabwo nzajya mu bandi kubera ko mfite uwanjye. Ese icyo nicyo cyubaka urugo? Muri make tunyuremo nko mu bintu bibiri by'ingenzi rwa rugo rwubatse ruzashingira. Urakoze cyane. Ngira ngo ubundi urugo muri nani principles cyangwa se principes z'urugo mu byo rwubakiyeho sex irimo. Kuko turaza kubireba mu mpuguro intumwa Pawulo yatanze muri Bibiliya, yabishimangiye cyane kugira ngo abantu bagire uburyo ko kongera cyane guhura mu buryo bw'imibonano, kuko biri muri piliye ituma urugo rwabo rushaho gukomera. Ariko iyo bavuze urugo ntabwo ari imibonano mpuzabitsina, rero ntabwo ari byo, kuko imibonano mpuzabitsina abantu bayikora mu buryo butandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko ugiye gukora imibonano mpuzabitsina uyikorana n'uwo mwubakanye urugo, cyangwa se uwo mukoranye imibonano mpuzabitsina. Ntabwo byose bisobanuye urugo, ahubwo byitwa urugo iyo uyikoze mu buryo buri rego, bukurikije bwa buryo twabonye mu bw'umugambi wa wa musore n'inkumi basezeranye uburyo bwo kubana akaramata, bakajya bakora ya mibonano mpuzabitsina, sex bakazikora igihe cyose nta kibacira urubanza, birishingiye ku isezerano ryabo. Niko bimeze. Ariko rero ntabwo sex, gukora sex ntabwo ari byo bisobanuye urugo. Turaza gukomeza maze kumva ibindi. Yego. Kubera ko ushobora kwibaza, hari abasore benshi muri iki gihe ngira ngo no ku mbuga nkoranyambaga tugenda tubibona ubuhamya bw'abantu batandukanye, bamwe bavuga ko bitakiri ngombwa ko bashaka. Ngira ngo hari n'ikiganiro gito nigezemo na cya Tijara Kabendera, umunyamakuru, yari arimo avuga ngo atanga itandukaniro riri hagati y'umukobwa n'umugore, ariko kuvuga ko umukobwa ari umukobwa wese utarakora sex, ukiri virgin, hanyuma wakavuga ko umukobwa wese wamaze gukora sex icyo gihe aba yarabaye umugore. Nagira ngo udufashe kugira ngo tubashe kumva, ese wa musore ushatse umugore atekereza ko wenda ikintu umugore amumariye ari ukuzajya bakora sex wenda. Ngira ngo turaza kurifaringa no ku rwandiko Sara yandikiye Bruce na Carol, ni urwandiko rwiza nakunze, mu kanya turaza kurwinjiramo, ariko ndagira ngo ubanze uduhe ishusho y'ibyo bintu by'ingenzi. Apart from sex, niki kindi gishobora gutuma urugo rukomera? Uretse ko wenda aribwo bigenda bikaza umurindi muri iki gihe cya none, ngira ngo ikintu cyerekeranye n'induru z'imibonano mpuzabitsina, sex mu rubyiruko cyane, bigiye birimo cyane, byaje kuba akantu ka business. Yaje kuba business kuburyo buri muntu se aba yiplaying, ariko ni business idashobora kugira inyungu. Impact yayo ndaga ari impact, ari positive impact, ahubwo ni negative impact, kuko akenshi bikunda kubyara ingaruka mbi kurenza uko byabyara ingaruka nziza. So rero ntabwo iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina, n'icyo twasobanuye cyane cyane mu rubyiruko, ntabwo kuba uri umukobwa ukora imibonano mpuzabitsina hindutse umugore. Ntabwo njye ariko mbyumva. Uri umugore wanditse, ahubwo ubusa nkaho utakaje inkomoko ukabura icyerekezo. Utakaje inkomoko ubuze icyerekezo. Mu yandi magambo wenda atari ayo gutukana, bakwita nk'ikibura buryo, ubuze uburyo, kuko ntabwo uri kubarwa mu bakobwa, mu nkumi, ariko nabwo nta nubwo uri kubarwa mu bagore. Ariko bibaho, gusa bibaho kubera ko turi mu isi nyine yanduye, kandi isi y'icyaha nyine byitwa ko ari icyaha. Uradufasha udusobanurire, kubera ko turaza no kugendera kuri wa mugani uvuga ngo, ari umugani njye numva bavuga ngo abagore bose, abakobwa bose ni abagore, ariko abagore bose si abakobwa. Tous les filles ce sont des femmes, mais toutes les femmes ce n'est pas des filles.
ntabwo abagore ari abakobwa ariko abakobwa ni abagore. Iyo ni vision. Abakobwa bitwa abagore kubera ko niyo berekera. Kuko n'ubundi urabona no mwirema iyo nyito yo yanaturutse mwirema. Imana irema ntaho yaremye umukobwa. Bibiliya iravuga ngo imuremera umufasha umukwiriye ngo imwita umugore. Yagize akavuga ngo uyu ni umugore. Nuvuga ngo izina umugore ni izina rifite intumbero, rifite inkomoko, niyo original, rifite vision. Umukobwa yaba n'umugore n'ejo. Mushaka muri kumwe n'umukobwa mu kandi kanya akagirwa umugore. Ariko birushaho kwitwa mu muco wacu yitwa nyine umugore iyo agumye kuba we akaramata afite n'uwo yitirirwa afite n'umugabo. Umugabo agaragara atari uburyo bwo kwihisha. So niyo mpamvu rero urumva ku byerekeranye wenda n'ingo cyangwa se uburyo bwo kubaka ingo bugenda bukendera. Bugenda bukendera ku mpamvu wenda tuzaganiraho mu bindi biganiro. None bwakendera hakaza kubaho kubonana k'umugabo nabo kubonana ko k'urubyiruko bagakora imibonano bagakora sex ndetse rimwe na rimwe bijya binavamo kubyara akazanwa inda zidafite gahunda niko bazita. Kera bajya bazita izindaro ariko nta ndaro zinde baba bagiyemo ahubwo ni inda zidafite murongo zidafite gahunda. Gusa ariko umwana we ni mwiza nyine nubwo abonetse muri ubwo buryo. Hanyuma rero ugasanga bwa buryo bw'imikoreshereze y'imibiri yabo turaza kubibona kuko nkuko twabibonye mu bintu bitatu byashingiweho kugira ngo urugo rubeho harimo no kwirinda gusambana. Shatse kuvuga ko akarimo ngwizakire nazo gatuma zitaka. None urumva rero aho karimo ngwizakire ni uburyo bw'imiterere y'umubiri w'umuntu yivumbura isaha ku isaha biologically. Buri muntu wese arabizi ko kugira ngo umuntu abe ari muzima umubiri ugomba gutekereza. Iyo utekereje rero ntubone ibisubizo bitera ikibazo. Ni nayo mpamvu tugomba gukangurira urubyiruko gushaka. Icyo gushaka rero ni ukurongorwa bakubaka ingo kandi bakaza bakarespektinga ingo zabo. Yes. Hanyuma rero reka nyemerera twinjire mu rwandiko rwa Sara. Yego. Kubera ko ndakeka hashobora kuba hari abandi bantu bubatse ingo bari mu buzima nk'ubwo Sara arimo. Hanyuma abantu baze kunyemerera ngo turavangamo n'icyongereza kuko urwandiko rwanditse mu cyongereza nze kugerageza wenda gusobanura nyuma ariko wenda narusomye muri nature yarwo ubisome mu rurimi rwarwo. Exactly. Hanyuma rero urwandiko rwa Sara ruri mu gitabo cyitwa Answers for Your Marriage. Ibisubizo by'abubaka ingo ubwo bakora mariage. Muri mariage yawe. Sara yaratangiye ati yarwandikiye Bruce na Carol. Yaranditse ngo, Dear Bruce and Carol, my husband loves sex. I give it to him often, but I don't enjoy it. Why? Because I feel he doesn't love me. Reka tuze gutangirira ahangaha ngerageze nsobanurira abantu bakurikiye ikiganiro muri make mu Kinyarwanda. Birimo bimumvikana. Nta kibazo bisoma. Turabasobanurira. Tusobanurira nyuma manze dusome rwose cyangwa tugende dusobanura. Sara yanditse. Okay, kanyisome yose irangire. Each afternoon when we arrive home from work, I want to talk with him. I want to tell him all about my day, and I want to hear about his. But he asks me no questions and he shows no interest in what I've been doing or how I am feeling. Instead of talking with me, he tells me, bring me tea and make that kid be quiet. Then when we get into bed, he wants me to feel sexy. I give him sex, but my heart is not in it. Because I know he doesn't care about me. He just enjoys using my body to satisfy himself. He finishes in only 2 minutes. Then he immediately falls asleep. And I feel like crying because I realize my husband thinks I am a body with no person inside. Often I ask myself, why does he hide his thoughts from me? Why doesn't he ever ask about my thoughts and feelings? Does he love me? That's the end of the story. Aho niho dusoreje ibaruwa ya Sara no kwirangira. urumva n'ibyo twavugaga kandi iyo nayo nindi mbogamizi ituma urubyiruko rutinjira mu kubaka ingo kubera ko ingo n'uburyo zubatsemo nazo ubwazo ari ikibazo ngira ngo abadukurikira barimo abatumva icyongereza
turarushaho kugenda tunabasobanurira ariko icyo numva muri iriya baruwa nguko Sara yanditse yandikanye agahinda yandikanye agahinda agaragaza ko afite umugabo. Sara afite umugabo ndetse binagaragara ko Sara akunda umugabo we ariko Sara yaruhiriyemo yaruhiriyemo buriya hari ikintu ngiro buriya hari ikintu kiba gisekeje. Urumva niba uri umugabo wenda ugataha ukava ku kazi nabo mu rugo udashobora kubasuhuza, umugore yagira ngo nyine ko abagore bakunda gusabana, aba yumva yakenera kumenya amakuru wiriwemo, aba yumva yakenera nawe wamubaza ngo wiriwe ute. Buryo bitabaza umuntu communication yacitse kiba ari ikindi kibazo gikomeye. Ariko urumva ko umugabo w'ikibazo cya mbere Sara afite agerageza kugira ngo umugabo mu gihe atashye avuye mu kazi agire ibyo amuganiriza, ari ukumubaza amakuru y'uko yiriwe mu kazi ke, ari no kugira ngo nawe ndetse amubwire uko yiriwe twamunejeje. Buriya abagore bakunda utuntu twiza cyane, nimba n'akantu keza abonye kamunyuze aba ashaka kugira ngo akakubwire mu rugo yumva aruhutse kandi yumva gushimishije. Ni abana beza. None urumva ko umugabo we ahinduka igitsire, ahinduka igitsire. Kera hari filime najyaga mbona y'umugabo wajyaga ni filime yajyaga agera mu rugo akajya kunani kuri mashini avuye mu kazi, none n'ubundi asubiye kuri mashini ari kuri laptop, akazi kashyushye byagize bite kandi akirengagiza ko yageze mu rugo. Aba yirengagiza ko yageze mu rugo. Ubundi buriya mu rugo n'ahandi hantu hatandukanye n'ahandi hantu. Muri mariage ni ikintu gikomeye, abubaka ingo nabo bajya banabimenya. Buriya icyambere kimwe njya mbwira abantu ibintu bikomeye muri mariage, hari ibintu biri considerable n'ibitari considerable. Nk'ubu ngubu nta titre ba mu rugo muri mariage. Kuvuga ngo ngewe ndi ministre cyangwa ndi député ndi president, ntabwo iyo titre ba mu rugo imbere yo mwashakanye. Iyo titre iba mu kazi kawe ariko ntabwo iba mu rugo. Mu rugo nta abubaka ingo mujye munabimenya uko niyo bite ko byangiza urugo. None se ndi pastor, ngiye ndi pastor, ntabwo ku buriri hajya karavati. Uragenda wambaye karavati ku buriri, nta kote rijya mu buriri. Na Bibiliya ndijya ku buriri kuko wari uri kuri gatute wabwirije. None se Bibiliya bijyanye ku buriri ugiye kurema amateraniro. Ndagira ngo ako kantu gasobanuye neza kuko dushobora kuba turi hari abantu benshi batabasha kugasobanukira. Abantu twigishije ijambo ry'Imana ariko tugira ibindi nabwo tutabwira abantu mu mpuguro kandi barabikeneye. Nubwo kino kiganiro wenda kigenewe impuguro z'abubaka ingo kizagumaho kuri televiziyo yacu, ariko abantu bagomba kuyimenya. None se urajyana Bibiliya ku buriri ugiye kugira uti? Ugiye kwirukana abadayimoni? Ugiye kugira uti? Ku buriri bw'abashakanye hari ibindi nyine byahagenewe birebana no kwenjoyinga urukundo, bigendanye no kubaka urugo kandi Imana idacira yiteka. Nta muntu rero wurirana titre ku buriri, nta muntu ujyana karuvate ku buriri, nta muntu ujyana Bibiliya ku buriri, na kashe ukoresha mu kazi ntuyijyana ku buriri, ntabwo mashine yemereye kurira uburiri. Ubwo urumva ko iyo ndi kuvuga uburiri mba ndi kuvuga urugo. Muri make ibintu bijyanye n'akazi, amatelefoni, amamashine, ibyo byubahiro byose. Iyo ugeze mu rugo iby'akazi kagiye ku ruhande, tega amatwi uwo mwashakanye kugira ngo munagirane ikiganiro, muganire, mwenjoyinga urukundo, urugo nyine ruba urugo nyine. Arega nijoro nibyo byishimo, nta yandi bishingiye, nibyo byishimo. Kandi nibyo Pawulo yavuze ngo ntabwo ngo umugabo bakigenga ngo abagengwa n'umugore we, ngo n'umugore ntabwo abakigenga ngo abagengwa n'umugabo we. Uze ko bireba hariya mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinde mu gice cya 7 ava ku byerekeranye n'ishyingirwa, yaravuze ngo yanatanze n'inama ko abatabishoboye bagomba kumera nkabo. Icyo kiganiro ndagikorana n'umuntu rero, ariko twagikoze tuvuga ku bijyanye no kubadashaka bacirwa imanza. Urakoze cyane kukigaruraho. Urumva ngibi ngiye Pawulo yavuze, yaravuze ngo kubwo kwirinda gusambana umuntu wese agiwe umugore, kandi umugabo aho umugore bimukwiriye kandi n'umugore nawe abigenza cyo ku mugabo we. Urumva communication d'abord, kugira ngo ibyo umwe ashaka kwifuza ko umugore kwerereye ku mugabo, umugabo agomba nyine gukora ibyo umugore nawe ashaka, n'umugore agakora ibyo umugabo ashaka. Rabango kuko umugore adatwara umubiri we aho gutwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo adatwara umubiri we aho gutwarwa n'umugore we. Ndimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yabo. Urumva nubwo mbihuje n'ibi ngibi kuri bari wa Sara yanditse, wenda iby'imibonano byo Sara bivuzemo ko umugabo we
akushimishwa no kujya gukora imibonano. Urumva ipfunwe rye aravuga ngo iyo atangiye kumuganiriza baramubwira ati nzanira icyayi hano kandi désormais ntagira amagambo nzanaho sinshaka unsakuriza. Urumva umugabo ushaka kubwira umugore ngo sinshaka unsakuriza, icyo gihe ntabwo wagifite agaciro kuko kuba ari umugore. Umugore aba yatakaje valeri yo kuba umugore imbere y'umugabo kandi atari ko byagombye kugenda. Igihe mariage nta bigihari none ati nzanira icyayi n'inyweri yarangiza akajya kwirambika mu buriri agahamagara umugore ngo ngwino. Urumva Sara yarababaye noneho ngo banagira mu buriri kuko numvaga yo baruwa bagera mu buriri umugabo ngo agahita kamungatiza na sexe twikorera imibonano ntibari kuvugana ntibaganira nta mutega amatwi ntagira ate noneho byarangira nabyo niyo mibonano ikorwa ingahe yavuze amasegonda yavuze iminota yavuze iminota 2 sinzi wenda iminota babikoramo ariko urumva bimeze nko burya umuntu ashobora kuba afite imodoka ntiburana cyo ntabwo nagira umuntu inama wenda y'iminota runaka nubwo ndi umushumba ariko wenda abubatsi ngo bafite uko babyumva cyangwa se imibiri yabo kwibategeka ariko bifite isanzure hanyuma ngo muri ya minota 2 aho umugabo akaba avuze ati ibintu birarangiye ati ndasoje agahita kagenda. Urumva Sara ikibazo yasigaye yibaza yarabese ninjya kunda cyangwa no umubiri wanjye akunda. Tene yagaragaje mu ibaruwa ye ko abona ko umugabo akunda umubiri we nk'utagira nyirawo. Siko yavuze niko havuze kubera ko aranditse ngo my husband thinks I'm a body with no person inside. Atekereza ko ari umubiri udafite nyirawo. Mbega umugabo yitoreye ingoma mu gitema. So abagitega amatwi iki kiganiro abagikurikira wenda muzaduha n'ibitekerezo cyane. Ngize amahirwe kubera ko biri muri focus y'ijambo ry'Imana. Araza kubaho kuza kugira gutanga inama. Sinzi wowe uko byumva ikibazo Sara afite nge bisobanuye guriya uko mbyumva nkurikije ibaruwa ye. Muri make uko bigaragara Sara afite ikibazo cya mbere afite ni ikibazo cya communication. Cya communication n'uvanga amarangamutima yiwe ntabwo ndayasora arahangirikira nta muntu yitayeho. Yego nagira ngo noneho ugendeye kuri experience yawe ku ruhande rw'umugabo turabona ko hari ikibazo cy'uko umugabo ashobora no kuba atazi ko Sara binamubabaza nta nubwo ari n'umutimide wenda ngo utavuga ahubwo afite ibibazo buriya ashobora kuba ari ibibazo. Ese ni ryari umugabo yagakwiye kwikorera abantu bafite imodoka ngira ngo bajya bagira igihe bazijyana muri kureba ko nta bibazo zifite muri control technique ni ryari umugabo yagakwiye gukoresha control technique kubera ko umugore ashobora kuba atazi ikibazo umugore afite kandi umugore agifite bikazarinda bigeraho tugira mu kanya nahoze ngerageza kureba ku kijyanye na percentage za divorce ku rwego ku isi hose muri rusange ku munsi nasanze harimo hagati ya 1.6 ku gihumbi by'amadivorce agenda kandi ndakeka mu madivorce n'ibibazo babirimo kandi biba byaragakwiye gushakirwa igisubizo muri divorce. None ndagira ngo umugabo nibura n'iryari yagakwiye kwijyana muri control technique kugira ngo arebe ese ndi kubaho uko nagakwiye kuba ndi kubaho mu rugo rwanjye. Urumva bifite ingaruka zikomoka ku bintu bitandukanye. Ntekereza ko mu bantu bagombye kwigisha abo mu ngo gutanga impuguro no kugira ngo ingo zibashe kubaho harimo abantu bageze kuri 3. Abo bantu 3 babifitemo uruhare ni aba ngabo. Hari umuryango abashakana bakomokamo. Yego. Hanyuma hari ubuyobozi bwite bwa leta. Baranabikora mu gihe bigisha ibyerekeranye n'umubano abagiye gushyingirwa mu mirenge barabikora. Nabikozemo nabibayemo n'abayita civile dufata igihe cyo kwigisha ndetse hakabaho na fichage yo kubafisha iminsi 21 mbere yuko bazagira bate bazashyingirwa kugira ngo banze bitekerezeho hanarebwe niba nta bindi bibazo. Hanyuma hari ndetse n'undi muntu wa gatatu nabigisha ijambo ry'Imana. Ariko abigisha ijambo ry'Imana nibo mbona bagombye kugira uruhare cyane ndetse n'umuryango kubera ko bafite bari abantu mu maboko yabo buri munsi. Ndetse noneho yaje mu kuvanga gutinya Imana ugasobanurira umuntu neza birabine rushaho kubyumva. Ukaza umurindi bagasobanura bino bintu hari bitwe twigisha byinshi bitandukanye igitambo cya Kristo ko cyaducunguye cyangwa se ubundi buryo bw'agakiza ariko noneho tukibagirwa ko agakiza gatangirira mu rugo. N'uvuga ngo bari abantu twigisha ruriya rugo niryo torero ry'iki ry'Imana.
none urumva nka Sara yabuze umuntu atakira yaramubuze wenda umurenge wari warangije ibyawo ariko nabwo hari igihe urubyiruko muca mu murenge gusa wowe ibitekerezo byari bya bindi byo vango nibonera umugore cyane ko mariage y'iki gihe ni materialist abantu basigaye bakora mariage idasobanutse idashingiye kuri commitment quick purpose ushaka title nta purpose nta nubwo na mariage izaramba kubera nabwo economy ikintu cya economy aho kigeze ubukungu bwarabuze none umuntu akajya gushaka amaboko umusore akavuga ati numva nayo nagombye kuba nk'abandi basore ariko nta mafaranga mfite agakreatinga mariage igamije kugira ngo arebe ko yabona umutungo ku mukobwa n'abakobwa kandi abo nuko nabo bakreatinga mariage iki tuzakiganiraho gutaha mariage y'igihe ibyiri gushingira kubera ko nabo wenda babona wenyine bitaje gushoboka akavuga ati niyo nabyara umwana nkabyarana nawe ariko nibonera umutungo kuko turi mu gihe kiruhije cyane cyane cyangisha abantu noneho ibindi abantu bari gupfa muri mariage ni uburyo abantu barezwemo n'uburyo bagiye bitwaramo ukazana umugore useta ibirenge umukeka y'ibintu bitandukanye ngo n'ubundi yabanaga na barunaka byagenze gutya se akaba n'ibimuzanye wa mutungo ariko uzi ko hari undi muntu baryamanye nayo igisigakiro bya bintu twavuga by'urubyiruko usanga urubyiruko narwo rwiyandarika noneho mu kwa kwiyandarika undi nakamubeshya ngo agiye kumutwara agira ngo wenda niba ari umusore agira ngo babone iminsi ngahe batandukanye niba ari umukobwa nawe akaba n'igihe ajya atananyuzwe ashaka adresse cyangwa se base y'umutungo urumva ko utwo tuntu twombi ni ikibazo cyangwa se anafite pressure y'imyaka yes no bifite n'indi nkomoko ikomeye mwera kugira by'umuryango urabizi ko mu muco w'abantu mu muco w'igihugu ndetse no mu muco w'ijambo ry'Imana ntabwo umusore n'umukobwa batanganaga abageni ahubwo imiryango niyo yatanganaga iki abageni nibwo umubyeyi yabonaga uruhare rwe rwo gutekereza no kugira umwana inama ariko ahubwo umubyeyi ari kumenyeshwa ko abantu bakundanye umubyeyi akamenyeshwa ko uko buzaba ku wa gatandatu umubyeyi akabimenyeshwa no kubona inkwano ndetse bikaba pari hazari urumva muri ibintu bya sociology cyangwa se imibereho y'abantu hari ibintu byamaze kwagira ariko reka wenda tugiye kwa kiriya kibazo turenganure Sara n'abatwumva kandi kuri iyi televiziyo mudufashe murenganure Sara nabo babikoreho umunyamakuru ngira atangiye avuga ngo we waba wubatse urugo rumeze rute urugo rwawe rwaba ruruwe muri izi ngizi urumva Sara yubatse urugo abakobwa mushaka kubaka ingo urumva nyine ubwo abakobwa bubaka ingo ndetse n'abasore kuko kiriya kintu cy'umuryango ngenda kigarukaho cyane na Sara mu ibaruwa yayandikiye undi muntu w'inshuti ye ntabwo yayandikiye ababyeyi ntiwamenya niba ari imfubyi ntiwamenya niba nta muryango ariko ndaza kubihuza n'igihe cya none aho urubyiruko rwagura rwo kwigira inama bakavuga ngo tugiye gushakana buriya inshakira mu rundi baza amoko niko bari baca umugani mu kinyarwanda kumenya ngo ngiye gushakana nande kera ibisekuru byarateranaga mu gihe byumva no mu misango bakavuga ngo uriya musore no kwa runaka bameze gutya na gutya ni abanyarugomo ni abajura ni abaki ntabwo twabaha amageni kandi burya nyine uko rwakanwe niko rusaza buriya hari igihe iyo nabwo utabasha gutekereza iki ngicyo ni ikibazo n'umusore yahinduka ariko birasaba ngo ubanze kumenya imbogamizi zazabaho mbere y'uko ujya gushaka noneho rero gusubiza mariage mu muryango mbere y'uko abasore n'abakobwa bashakana mbona biri mu bintu bizongera kudufasha nubwo abantu benshi nabwo bafite ikibazo cy'uko nta miryango kubera evenoma zagiye ziba mu gihugu ugasanga nabwo arabura nyirasenge arabura nyina wabo arabura se wababwira ariko nabwo bashaka undi muntu mukuru kugira ngo umuryango ko n'ubundi ufite uko uzahaguruka mu rugo kugira ngo umugishe inama umuganirize habeho no kurambagiza atari ibyo guhurira mu muhanda ngo twakundanye buriya ngira amahirwe cyane tugira perezida wacu w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ajya akora mu mpande zose mberetse kumva ari kwigisha abwira abubatsi ngo ababwira ngo ntabwo abantu bagombye gupfa akantu gatoya cyangwa se ngo batajya bapfa abantu babiri iriya nyigisho ni nziza cyane buriya agira inyigisho ajya akunda kwigisha kandi abantu bigatungura abantu ubwo bumenyi arabufite ariko yinjira muri ka zose z'igihugu akajya mu iyobokamana akajya mu bicyo akigisha so akajya no mu muryango ni umukuru w'igihugu rero uzi ibyo akora hanyuma rero ni ukuvuga ngo Sara yanditse ibaruwa agisha inama tugiye kujya kwira baruwa ukimara kumva ikibazo cya Sara afite nuvanga iyi deba mwese mujye mukora like na comment kugira ngo iki kiganiro tuzajye tunakigarukaho
uko tukigarutseho dusange mwaratanze ibitekerezo cyane. uko Sara none ari kugisha inama, ntabwo ari Apotre Anastase agisha inama gusa, nta nubwo ari abanyamakuru gusa ari kugisha inama. Tubizanye hano, murabizi ko itangazamakuru rishingiye ku bintu bigeze kuri bitatu, harimo entertainment, harimo to inform, to teach, ni ibintu bigeze kuri bitatu, kwigisha no kwinforminga n'imyidagaduro. Ariko noneho turagira ngo Sara kiriya kibazo cye afite ikibazo, ni inama ki wagira Sara? Ese urabibona ute? Ni inama ki se wagira umugabo wa Sara? Ni ubuhe rugo se uriya mugabo yagombye kubaka? Ni ibiki se yirengagije? Ese Sara we yakora iki kugira ngo uko ashaka urugo rugendeko? Nicyo kintu twavugaho kugira ngo duhe n'abandi umupira, hanyuma nabo babone uko bazagitanga ibitekerezo. Hanyuma tuze gukonkurira kino kiganiro ko ni kirekire, ntabwo kino twakivamo none. Tuze gukonkurira tureba nabwo ibintu bikenewe mu rugo nibihe. Ni ibiki bikenewe mu rugo kububaka ingo. Yego. Ngaye ngoko. Hanyuma rero ngira ngo ibaruwa ya Sara twe twamaze kuyisoma, twamaze kumva ikibazo Sara afite kijyanye nuko umugabo we atamuhuma mwanya, atamuganiriza. We icyo akora ni nko amufata nk'icyo twakita sex toy, abantu wenda mukoresha icyongereza murabyumva. Azamufata nk'uko ufata imodoka yawe muri parking, ukigira mu kazi, ukajya muri siporo, ukajya gutembera, ukajya ku mazi, ukagaruka ukayiparika ntikuburanye. Urumva ntuyibaza ngo se ukeneye kujya he muri control, unabikora nabyo kubera schedule yawe wapanze. Aryo rya jambo yakoresheje mu cyongereza. Sara yaravuze ngo atekereza ko umubiri utagira nyirawo. Ayatekereza ko umubiri utagira nyirawo. Bivuga mu cyongereza. Sara yaravuze ngo my husband thinks I am a body with no person inside. Urumva nyine yitoreye umubiri. Urumva Sara afite ikibazo gikomeye. Yewe ikintu mbona mu nama natanga nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, natanga nyine inama zishingiye kuri Bibiliya kugira ngo abantu bagumye basigasire mariage. Yavuze mariage ntabwo ari biriya bakora mu rusengero byo kuwambaye agatimba. Yavuze mariage ni isezerano ryo kubana karamata. Ibintu abantu biyemeza kuvuga ngo tugiye kubana, umubiri wanjye urahinduka uwawe umubiri, hanyuma ndagizadutandukanya, kandi noneho ibyiza byanjye bizaba ibyawe, nzanababarana nawe nubabarana nanjye. Nicyo mariage ubundi yagombye kubishingira, uko buriya niba n'abantu batabizi mu rwayo ibyishimo bitangaje. Ari n'izo sexe, imibonano mpuzabitsina nayo ubwabo nayo ubwayo ni ibyishimo. Ni ibyishimo kabisa. Nanabibakangurira kugira ngo mujye mubyumva ko ari ibyishimo, uko nabyo bidakozwe neza mu mujyo wabyo cyangwa se bikorwe uko bigomba gukorwa, nabyo biri mu bituma mariage itakaza agaciro cyangwa igapfa. Aho tuzabizamo mu mvuguruzo z'ubutaha kugira ngo bagabo mumenye ingo ko zigomba kuba zihagaze, hanyuma n'abagore bamenye ibyabo. Ariko burya n'ikintu kishingirwaho mu rugo cyane nuko buri muntu wese atega amatwi mugenzi we, akabasha kumwumva, kandi yabasha kumwumva agashaka igisubizo cy'ibyo mubaje, cyane cyane ku bagabo. Hano rero iyo urebye wenda ngo nyuma ya ruriya rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, avuga ko buri wese agomba guhunda ibimukwiriye ndetse agatega undi amatwi. Hari n'undi rwandiko intumwa Pawulo yongeye kwandika yandikira itorero ry'Abefeso mu gice cyawo cya 5, ndetse no mu Bakolosayi 3:18. Bakolosayi 3:18 yavuze ibyerekeranye nuko inshingano z'abubatsi urugo n'ubundi nazo ziri aho ngaho mu Efeso. Avuga ko umugore agomba kugandukira umugabo, hanyuma umugabo nawe agakunda umugore we ubuziraherezo. Ubundi ntabwo umugore ari gukunda umugabo, umugabo wakunda umugore, nizo nshingano afite muri Bibiliya. Hanyuma ahubwo umugore agakora icyo bita kuganduka. Kuganduka ni ukwakira urukundo rero, no kwakira urukundo kandi nta yandi mananiza. Hano rero muri uru rwandiko yandikiye Abefeso mu gice cya 5, umurongo waho turasoma hejuru kuri 22. Yaravuze ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Ubwo tugiye none mu kijambo ry'Imana rivuga uko ari cyo ingomuka ya mariage. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Aho turaza kwibaza ni iki Sara atakoze? Kuko Sara niwe wareze. Sara niwe wadekaraye ko afite ikibazo. Ariko aravuga ati ngewe nshaka no kugira ngo tubwirane amakuru. Ariko antrota ashobora no kuba afite ibindi bintu umugabo nawe bitamushimishije, wenda communication ikabura, ariko bikaba bitaragenze neza bigatuma umugabo amuhimisha guceceka.
ariko nasinze inzira nziza. Ikibazo nuko tudafite verisiyo y'umugabo. Nyine yacecetse. Kumva ntabwo yatubwiye ngo jusqu'à présent umugabo ntari kuvuga. Yacecetse. Nta kintu umugabo yavuze. Ariko ni imagination yanjye. Imagination ariko itari créatrice, ahubwo ni imagination productrice nshingiye ku byo hari sesengura uburyo umuntu ukura ashingiye ku bindi bihamwe. Hano rero baravuga ngo umugore agandukire umugabo we ngo nguko itorero rigandukira Kristo. Urumva abagabo dukunda icyubahiro, abagabo n'abanyamategeko, abagabo mbega ariko icyubahiro turagikunda ariko turanagifite kuko nyine turabatware. Buryo ushaka kuba uri umuntu w'umuhanga cyane ufite ibindi bintu ariko iyo umuntu bita umutware ni umuntu ukomeye cyane, abagabo mwubaha. Hanyuma abangu bagabo namwe 25 mukunde abagore banyu nguko Kristo yakunze itora akagira akaryitangira. Uvuga ngo sinavanga abagore hari ubugoryi bagize, sinavanga ngo n'ubucucu, sinavanga ngo ni ibiki, ahubwo umugabo uko umugore we yaba ameze kose, kubera ko bisaba akamwitangira. Kristo yitangiye banditse, Kristo yitangiye abanyabyaha, Kristo yitangiye abanyabyaha, yatwitangiye tudasobanutse, yatwitangiye tutagaragara. Twakoze ibyaha twakira ubwiza bw'iki bw'Imana niko bivuga. Ariko reba kugira ngo noneho Kristo we aze atwitangira avuga ati aho kugira ngo umunyabyaha apfe, kandi we ni umukiranutsi, aho kugira ngo umunyabyaha apfe, aho ni urukundo rushingiye nyine. Ngewe ndemera gupfa mu kimbo cy'umunyabyaha aho gahinduka umukiranutsi. Noneho hano rero abagabo ijambo ry'Imana babwira ko bagomba ndetse gukunda abagore byanaba ngombwa bakabitangira. None nikosa ki Sara yaba yarakoze? Hari abagabo mutangiye gutsindwa. Hano nikosa ki Sara yakoze? Ubu uri umutware w'urugo, ndubwira umugore amakosa yakoze, wenda ngo murondore yegisikize kuri wowe, none ugafata ingamba zo kumureka ngo ababare, ababare atekereze nabi, kandi ari we wagombye kumurengera. Rero nabwo dusomye kino cyanditswe kabone nubwo Sara yaba yaragize amakosa tutari twabona, ariko tubona neza ko Sara agomba kurenganurwa kubera ko uyu mugabo nafite ikibazo cyane cyo kuba atazi inshingano ze zibagomba akari umutware akaba umutwe. Mbega ubwo yaba nk'umuperezida warasa bombe mu gihugu cye ukaba yishe abaturage cyane. Nagira ngo noneho tunagera ku musozo w'ikiganiro udufashe turebere hamwe. Ashobora kuba hari umugabo uri gukurikirana ikiganiro aka kanya umeze nk'uyu mugabo wa Sara, yego, ariko atazi neza ko umugore we nawe ameze nka Sara. Nagira ngo turebe uyu mugabo ese ni gute yareba neza ko umugore we atari muri condition nk'ingiyi. Ese umugore nka Sara we ni iki yagakoze? Sara we ne wanditse yandikira inshuti ye kugira ngo agirwe inama, yakigira amakosa wenda no kuyavuga, nubwo nayo azasesengurwa kandi tuzayabona muri ikiganiro abagikurikira mujye mudukurikira, kuko kino gitabo cyerekeranye n'ibisubizo by'abakoze mariage, ngira ngo ni igitabo cyanditse mu Cyongereza ariko tuzagikoresha kenshi cyane tugihuze na Bibiliya ko twatangiye gushyira mu Kinyarwanda. So ariko ikigaragara ngewe akenshi muraza kunyumva neza abandi gamatwi, rimwe na rimwe iyo habonetse ikosa mu rugo ntabwo ikosa nyandishyira ku mugore, rwose abubatse ingo kandi munabimenye, kuko urafata umugore umushyiraho amakosa gute? Umugabo niwe ufite leadership, niwe ufite leadership y'urugo, uvuga ngo niwe mutware, niwe navigator, niwe uyoboye ubwato. Kuko njya nshingira ku byanditswe no mu itangiriro igihe bavuga ko Eva yacumuraga, icyo gihe Adamu ajya kuburana imbere y'Imana yaravuze ngo umugore ngo wambaye, niko yabwiye Imana ngo umugore wambaye ngo niwe ngo wabizanye ngo ngenda birye. Ntabwo ikintu Imana yigeze igitega amatwi. Impamvu itagiteza amatwi ni iki? Responsibilities. Ni ukuvuga ngo inshingano, iyo ufite inshingano buri teka urazibazwa. Ntabwo minister, ntabwo mayor, ntabwo secretary executive cyangwa se undi muyobozi runaka azavanga abaturage bangoresheje amakosa. Gute se? Niwe wahuguwe, niwe ufite inshingano, niwe ugize ute umuturage, niwe ufite mu nshingano gushyira abaturage mu murongo, cyangwa se nakubita umuturage ubishyingo yari yanduhije. Urumva nayo cyaba ari ikibazo. Ariko reka twivire muri ibyo tujye mu byo twari turimo. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo ntabwo abagabo twatsindira kino kintu. Ni gute umugore ubundi utamwereka nimba hari ikosa afite, waramuzanye mubana mu nzu ukikaruma ntuvugane n'umugore. Jya nikosa rya mbere, communication.
communication ntuvugana n'umugore kandi barashaka ko muvugana yego wenda hari ibintu ushaka gutuma abantu bapfubukana bakarakarana ariko Bibiliya iravuga ngo nimurakara ntimukageze ubwizuba rigirete ubwizuba rirenga izuba ntirikarenге mukirakaye nuvuga ngo birabwirwa itorero birabwirwa babandi bo mu rugo kuvuga ko akiransuwa kubera ko nta handi hantu uraza kumuhungira muracyari kumwe niba mukibanye kandi mufite n'umuryango mugomba kurera nimugirane communication muvugane icyo ni ikibazo cya mbere umugabo wa Sara afite kandi abagabo mugomba gukosora ikosa byose umugore yakora kuza kwinjira mu nzu ndakuvuga ndakugira ute ugashyira mashini hariya ukagira ute ukajya mu bitabo umugore yabwira ati sheri dore ko abagore n'abana beza gushakira amazina gushaka kubwita B kakubita inyuguti zose alphabet zose akazi kwita ariko ngarebe ko washima cyangwa useka waza kwishima rero noneho we urumva hari n'akakosa akora gakomeye ko gutesha agaciro mariage niko nigeze mvuga utuka umugore kukubwira umugore ngo cicika désormais ntagire icyo yongera kumbwira ntabwo nshaka kumva amakuru yawe uriramwe sinshaka unagira ibyo umbaza aho hantu no mu rukiko banza batakubwira gutyo uramutse ugiye no kuburana ubanza nta muntu abikubwira urumva urugo rwarangiritse ndacyakubaza wowe urugo rwawe rumeze gute muri izi nicyo turiho mu kiganiro n'impuguro z'abubaka ingo nubwo ikiganiro ari kirekire turaza no kugira intego tuzajya tukigarukaho ariko iyi baruwa ya Sara ikigaragara mu ruhande rumwe tuze gufata ko Sara harahari kurengana kubera ko nyiri urugo bwe ufite amategeko y'urugo ari nawe mutwara arahungabanya umutekano w'abashinzwe kugira ute kuyobora kandi afite umugore aramubwira ngo namuzanire icyayi akanywa icyayi yarangiza ati mba sex by'ukuri ntabwo akantu turaza kumva neza mu ruhande rumwe izi mpaka wavuga ngo uriya mugabo akunda Sara kubera ko wenda anashaka ko bakorana imibonano ariko ntabwo gukorana imibonano ntabwo ariyo shingiro ry'uko umuntu akunda undi ntabwo urukundo rwo mu rugo rugaragazwa n'imibonano kuko urukundo rwo mu rugo ruramutse rugaragazwa n'imibonano ntabwo umuntu yajya no gukora imibonano ahandi hantu yes Sara ashobora kuba afite uburyo bw'akaremano bw'umubiri we bukundwa n'uriya mugabo umugabo akaba yumva koko ubwo buryo bw'imiterere y'umubiri we abwishimira ariko nabwo ikibazo ni iki ari nacyo Sara avuga aravuga ati akoresha umubiri wanjye nk'aho umubiri utagira nyirawo niyo bya bindi rero ujya wumva mu Rwanda bahagurukiye byo kuvuga ngo ni ihohoterwa abagabo nabo bakavuga ati ni gute umuntu ahohotera umugore we kandi ari uwe ariko uzi ko ngiye nabyumva nanjye nubwo uri muri iki kiganiro kiraza kungura benshi ariko nanjye ngiye nakumva ko burya ihohotera ribaho kuko urumva Sara aravuga ati ndetse ngewe nta nubwo ngira mu ibyishimo kandi imibonano mpuzabitsina yagombye kuba nyine yonjoyinga kuri ba nyirayo igatera ibyishimo kuri ba nyirabyo cyane ko biri mu bintu bishimishije kuri ba nyirabyo babihawe kandi ntabwo ijambo ry'Imana ribabuza njye numva rero ikintu cyagombye kubaho sinzi wenda Sara umuntu uzamurenganura ariko uriya mugabo nawe aramutse ari iyo miterere ye nawe ntabwo uzabaganira abagabo bajya batega abandi bagabo bagenzi babo amatwi akumva aho mugenzi we agora amatitwaje ko ari umutware nawe akamuha ibitekerezo nubwo atamwubakira urugo kuko ntabwo urugo rwubakwa nk'urundi rugo nta n'umuntu wubakira undi rugo ariko inama zo utagira umugira inama nyine ahura n'ikibazo cyane ariko ugira umugira inama nawe abagira imana hanyuma Sara nawe arashaka gukansoringwa akegerwa kugira ngo uwumva akababaro ka Sara amukomeze amubwire ko ibyo bintu bizashira agumya mugira inama birashoboka ko bishobora kuba none imvura ari igigwa cyane ikagwa ukagira ngo ngabo ntazuba rizongera kuva ariko ejo bikazagira bite bikazarangira rero nta mvura idahita Sara yagumya kwihangana agasenga Imana kandi agumya guca bugufi hanyuma hakabaho nawe kandi no kugira ngo umuntu amuganirize yumve nimba nta kosa afite kuko hari abagabo nabo bateye buryo hari abagabo ukorera ikosa akaritsira ntarivuge nubwo twabanenze nyine kuba ari umutware yagombye kubivuga ariko nabwo uko mu rusyo akoma n'ingasire ariko muri uyu mwanya muri kino kiganiro giko cyumva Sara ni wabaye nicyo gikenera rero marurarugo kimwe n'izindi ngo zose abubatse ngo atari bimukeneye ibintu bibiri
abubatsi ngo mukeneye ibintu bibiri muri uyu mwanya turi kuvuga. Twavuga byinshi tukazanamo no gusenga, ariko abubatsi ngo mukeneye ibintu bibiri cyo bita communication. Kuvuga. Icyo kintu cya mbere nashyira imbere. Kuganira ikiganiro mu rugo kirakwiriye, ikiganiro mu rugo kirakenewe kugira ngo n'ibyapfuye abantu bamenye ukuntu babizura cyangwa se bamenye uko babiganiraho birangire. Batagiye kugira umujinya. Kandi mu biganiro burya umujinya urarangira. cyane. Ikindi kintu cya kabiri gikenewe nyine ni sex. Hakenewe imibonano kubera ko nishingirwa mu kubaka urugo. Paulo yaravuze ngo ndimukimanekire kandi musezerangiye. Hari uburyo n'ibyo birakaza abagabo ngo abagore ngo umugabo ngo yagombye kujya kuhendahenda ngo yinginze agatsibuka akaba yanajya no hanze. Umugore nawe agashaka umugabo nk'uru guhiga uruhindu kandi babana ku buriri bumwe cyangwa mu rugo. Ibyo nabyo aya condition mutambikamo hagati y'ibyo bintu nayo naveho. Mugire ubushake bwo kugira ngo mubonane muhuze imibiri kubera ko biri mu bizatuma ubugingo bwanyu butangirika cyangwa se bigatuma itorero ry'Imana ryo muri mwebwe ritangirika nk'uko Imana akagumana nawe. Numva wenda iki kiganiro nk'uko bari bakinsabye nsoje ntanga izo nama no kugaragaza icyakorwa mu rugo. Nibinkundira ko nzongera kugaruka kuri televiziyo muri iki kiganiro, ndabizi neza ko tuzongera tugahura. Hanyuma tuzasesengura neza ibyirabarwa n'ibindi byihishemo. Ndumva niba nta kintu umunyamakuru yambaza ku byo yashakaga. Murakoze. Ndumva twagisoreza hano hanyuma tukazakora wenda igice cya kabiri. Turushaho no kurifaringa ku bitekerezo abantu bazaba batanze ndetse n'ibindi bibazo kugira ngo n'ubundi kuko niyo ntego y'ikiganiro kugira ngo abantu tuzarushaho gufasha benshi no kugira ngo benshi bagende barushaho gusobanukirwa. Wasanga n'ibindi bibazo twamenye tukongeramo kugira ngo iki gice cya kabiri nacyo kizabe kimeze neza. Ngira ngo twashimira abantu twabanye rero. Niba wabashije kuba uri hano kugeza kuri uyu munota wa nyuma turagushimiye cyane. Ngira ngo uduha igitekerezo muri comment byaba ari byiza cyane. Ukibuka gukora subscribe niba utarayikora ndetse ibitekerezo byanyu mukana sharinga n'abandi bantu ndetse mukaduha n'izindi nyunganizi n'ibindi bibazo biri hanze mwumva ko twazarushaho gusesengura mu kiganiro kizakurikiraho. Turabashimiye. Murakoze cyane. Nasoza mvuga ngo urugo rwubahwe cyane. Amen.